tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherere ku mpera zitandukanye. Nibajya mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nejo mugire ijoro ryiza. Hamwe mwebwe mudafite amara umutima Imana yabahe. Namwe mwari murwaye Imana ibakize, kandi namwe mwagize ibyago turavuze ngo Imana nyiri inkomezi izibakomeze. Hanyuma nkuko mubibona nyine ni inkuru itoroshye kuyakira, ni inkuru ibabaje umutima w'abantu, ni inkuru ibabaje ku bantu basenganye na pastori, ni inkuru ibabaje ku bantu yashombye, ni inkuru ibabaje mu muryango we, ni inkuru ibabaje ku bantu yamuzi, ni inkuru ibabaje. Hanyuma ubu tuvugana ni inkuru ivuga ko yamaze kuva mu mwuka w'abazima, ubu yitabye Imana, atakiri guhumeka umwuka w'abazima, roho ye yamaze kugera ku wari wayimushyizemo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru itoroshye kuyakira, ariko nta kundi biguma kumera, niyo nzira twese tuzacamo. Kandi by'umwihariko turakomeza umuryango uko nyakwigendera pastori, ko babuze umuntu w'agaciro. Turabakomeje, Imana nyine inkomezi ibakomeze. Bibiliya yaravuze ngo hahirwa umuntu upfa apfiriye mu mwuka, atiye umwuka ati yego, ati naruhuka imiruho n'imihati by'isi. Imana iri kujyana abishatse igasigaza abishatse, iri kujyana abakecuru ikajyana abasaza, ikajyana abana bato, ikajyana abasore, ikajyana ababyeyi, ikajyana abagabo, ikajyana umwana wavutse uwo munsi. Iri gusarura uko ibishaka, kuko hari igihe cy'isarura cy'Imana. Hanyuma Bibiliya yaravuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azababwira ngo abicaze, ngazabakira bicaze ngo mwakoze neza. Hanyuma nanjye mbabwire ngo ibintu dukora byose dukora neza, hari igihe kizagera umwami akatwicaza akatubwira ngo twakoze neza, kandi niba naranakoze nabi nabyo azabikubwira. Hanyuma pastori igihe cy'isarura cyangwa se igihe cyo gukora kwe cyari kirangiye, imirimo yari afite mu isi yari irangiye. Nyuma none Imana iramuhamagaye, imuhamagaye kugira ngo ize mwicajize aho yamuteguriye. Hanyuma ubu igihe cye yari iki ngiki, ntabwo yari kurenza iki gihe. Hanyuma umwanditsi we yaranditse aravuga ngo tube muri iyi si, ariko tuyemo nk'abazayivamo. Bicuba ngo umuntu yagakwiye guhora yiteguye, kuko atazi umunsi n'igihe azavira muri iyi si. Hanyuma uyu ni Mukangamije Atansiyana, yamaze kuva mu mwuka w'abazima. Hari haciye iminsi atambukije ubutumwa, ntago iminsi igera nko muri 3 atambutse kuri Zaburi nshya. Imana yari yamutumye, ariko muhamya yagiye atanga mu bibwiriza agiye yabwiriza abantu ko yarwaye nyine urwaye butoroshye. Hanyuma amaze kurwara, ariko mu ijambo rya nyuma yaravuze ngo aryo ubutaha mwaza mbona cyangwa se nazatambutse ubutumwa, kuko ngewe nemereye Imana ko izankoreramo. Yari pasitori, ariko muri iyi minsi itorero rirashumbye. Yatubwiye ko ritari gukora, niko yari yavuze atangwamya kuri Zaburi nshya, avuga ko muri iyi minsi ashumbye abo mu rugo. Hanyuma yari yatambukije ijambo rya nyuma yaravuze ngo ari muzambona ubutaha, noneho ndi gutanga ubutumwa cyangwa se ndi kuvuga icyo Imana intumye, njyamye ku buriri, ko numva mfite imbaraga nke zitanyemerera kuba nyine ushobora kuzaza ubutaha, wenda musanga ndi mu marembera njyamye ku buriri. Nk'umukirisitu ndakeka ko adatunguwe, ahubwo yari abizi. Urumva amagambo yavugaga icaga amarenga. Buryo iyo umuntu agiye kugenda ari umukirisitu, akenshi na kenshi biramenyekana, cyangwa se we yarabimenya, kuko agenda kuri utuntu twinshi tugaragaza ko Imana iri kumweza. Kandi mbibutse, Imana ntabwo yajyana umuntu nk'umujura, irabanza ikamweza, irabanza ikamutegura, ikamweza, amara kumweza ikamujyana. Ntabwo Imana ijya kuri kosa ryo kujyana umuntu umukiranutsi itamwejeje nk'umujura.
hanyuma yaravuze avuga ubutumwa nyine Imana yari mutumye ku bahanuzi, mutumye ku banyarwanda. Hanyuma yasomye ijambo, hanyuma ubu nyine yatabarutse, yavuye mu mwuka wazima, yagiye iwabo waho abantu badapfa, yagiye ubudapfa. Ntabwo byoroshye kuba ku muryango we, ntabwo byoroshye no kuba yashombye, ariko turabakomeje tubaha inkomezi. Nta mukiranutsi upfa, ahubwo arasinzira. Ariko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ni nk'amahwa yatemwe ariko akagomeza akajombana. Hanyuma arasinziriye, ariko mu gihe cy'umuzuko azakanguka, ko biravuze ngo umuntu wapfuye apfiriye muri Kristo Yesu, muri cya gihe azaza ku munsi mperuka, Yesu azahamagara umuntu wapfuye apfiriye muri we yumva ijwi rye yitabe, ariko umuntu wapfuye adapfiriye muri we ngo azazukira gukorwa n'isoni. Hanyuma rero ku mukiranutsi yapfuye ni irembo rimuhuza n'Imana, abagiye ubudapfa, abagiye aho abantu bataruha, abantu batarira, abantu batarwara, aho abantu batarenganywa, aho abantu batagambanirana. Hanyuma tuvuze ngo dukomeje gukomeza nyine umuryango wa Pasitori bakomere. Ariko nkiri aho ngaho nababwira ngo yagiye aca amarenga, yavuga utuntu mu kiganiro aherutse gukora, yavuga utuntu tugaragaza ko ari nko kuvuga ijambo asezera abantu. Mu bintu yavugaga wumvaga Pasitori rwose ari gusezera ku banyarwanda ndetse nabo yashombye bose, bikamva iryo jambo rikomeye. Arabanguye niyo ndunduro ya byose byarumvishwe. Hanyuma ubu tuvugana ntago akiri mu mwuka w'abazima, yamaze kwitaba umwuka. Ibyo natanye mabwira ngo hahirwa umuntu upfa apfire mu mwuka ati yego, aruhuka imiho n'imihate. Ubu yamaze kugera kwa Data twese, aragiye ahubwo umukoro ikizami gisiganye twe dusigaye, ko we ibyo byamaze kurangira, imirimo yamaze kurangira, kandi mu bigaragara yakoreye Imana. N'ubu ngubu agiye, nta minsi ibiri irashira atambukije ubutumwa. Hanyuma rero dukomeje umuryango we, tugenda tubona nyine abantu bakorera Imana, abantu bakozi b'Imana bagenda, bamwe bagatekereza ko ari Imana ari kubahana. Ntabwo ariko biri, ahubwo ni igihe cy'uko Imana iri gusarura uko ishatse. Kandi mbibutse yuko urupfu ari irembo riduhuza n'Imana. Ikibazo ntabwo ari ugupfa, ahubwo ikibazo ni ugupfa. Upfuye ugiye he? Upfuye uri mu ntoki? Mbibutse nubwo abantu bose dupfa bakaza bakavuga ngo yitabye Imana, mujura ngo yitabye Imana, umupasitori yitabye Imana, ariko ntabwo ariko biri. Umuntu yitabye Imana ari muzima, iyo utitabye Imana ari muzima niyo upfuye ntabwo uyitabye. Gusa abantu twe tuzaguhimbaza, tuzakuvuga ibigwi, ariko Imana yose uko izaba yabonye. Hanyuma rero ubu tuvugana nyine ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Turavuze ngo Imana ikomeze kumuha uko ridashira, kandi dukomeje umuryango we, abasigaye, abana yareraga, abakristo yashumbye, mwese turavuze ngo nimukomere. Dusiganye umukuru wo kuvuga ngo natwe dukora neza tuzamusanga yagiye, kuko na nyuma y'ubuzima twebwe abantu twizeye Kristo, abantu twamenye Kristo, tuzabaho kandi tuzagumya kubaho. Hanyuma rero Imana igomeze gukomeza uyu muryango kwa Pasitori, igomeze kubakomeza, kandi igomeze kuba imitima ikomeye. Imana ibashoboze gukomera mu izina rya Yesu. Tukomeje nako kubasabira tuvuga ngo mukomere kandi mukomere.